uyu uranive umunsi wa mbere ngomba kwitonda kurangiza kino cyumweru nitwaye neza. Icyumweru sinshaka kuzafira na bose, uburyo ki abakozi bazantangira guhamya. umunsi wa mbere tudaserereye Ive yageze mu kazi cyangwa bitangaje. Ive nzi akaba ari gukora neza, yatangaje kuri Ive. Ako ni nka byandi biba byafashe zino kavazi kabiri, hakuno baba bazicutse base babikora. Ariko iki cyumweru ngomba kwitwara neza, baba banteze umutego bangerageza kugira ngo bose abone ko nitwara ntabyo babonye. Umunsi wanjye wa kabiri uranive nanone se yazindutse nifashobora kuba nta mafaranga afite pe. maze nitware neza kugira na boss abibona ko nitwara neza. Abanteze umutego kugira ngo nserere na boss, kandi igihe muri rusange nditonda ntabyo babonye. Ive nta mafaranga afite, uyu umunsi wa kabiri ntaserera nawe. Ngaho byagenze bite se noneho? Ive ngo yabaye iki? Ko ntago yashimwe kabiri rwose. Ive ntibisobanutse, kambaza ibye. Kagatama ka Yesu Ive ari wakwiye ibyo bintu aho ngaho ni ekutere mu matwi, ani iwawe ani mu iduka, waje gucuruza, waje kumva imiziki, urimo urarya amabiswi, wamanitse amaguru, umutwe harimo iki? Ntabwo ujya ushimwe kabiri. kandi navuze ko iki cyumweru uzitonda. Uyu mudayimoni aba yitumbukije ajya hehe koko?